Imana ishimwe. Mukuru wanjye yajyaga ambwira hano hantu ngo yabibonye ngo kuri YouTube ngo tuze gusenga, nkamubwira ati buretse igihe nikigera tuzaza. Imana ko ngeze hano nkabona abantu b'Imana, nkabona bavuga Imana. Ibi biheruka muri za 2004 dutangiye gukizwa, niho meruka bino bihe byiza nk'ibi ngibi. Umuririmbyi niwe yatubwiye ngo ibihe senga Uwiteka bintarura mu mpagarara. Ubwo rero ibi bihe rwose mu mujyi wa Kigali sinarinzi ko mufite ibihe bimeze gutya. Twe tuba mu ntara tugira ibihe natwe, ariko mbonye ibihe biri hano binyibutse ibya 2004. Shimye Imana rero ko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Haleluya. Nanjye shimye Imana. Nageze hariya nkururwa n'ijambo ngo ngwino urebe. Hari mu masaha 8 n'iki nari mvuye ku kiraka kurya hariya, ariko ngeze hariya ndumva muri gutera ngo ngwino urebe. Kiri umukobwa ari iruhande rwanjye cyangwa se wari inyuma yanjye gato ngiye kureba hariya. Taza ndinjira, ariko babwire ngo shimye Imana. Umubyeyi yanyakiriye nari nabanje kujya hariya nzana aha. Nza kumubaza nti iri torero ni irihe? Arambwira ngo ni imbaraga z'amasengesho. Numvise nkozwe ku mutima. Tebye ibyo mwakoraga, ndebe uburyo mwari mu bicu, ndebe uburyo mwahimbazaga Imana, ndavuga nti ntago nagenda ntayishimiye. Ndi umwarimu yisha muri secondaire, nari ngiye hakurya ari yagufasha umwana uri gukora ibizamini, ariko ngiye mfashijwe. I am satisfied. Ndafashijwe, ari ibyanyuze ahangaha byose, ari indirimbo zahise. Nukuri aho njya ndaza kwicara mu muryango wanjye mbabwira ibyo nabonye. Kayo mashi tuyongerera muratuma turara hano. Nawe uraje mama? Ngo ngwino. Haleluya. Mumfasha duhe Imana icyubahiro. Nukuri profete mwarakoze cyane. Ubwo mperuka hano mwarambwiye ati witeguraga kwakira uruhinja rw'umwana wawe, ariko Satani yaramufiteho umugambi wo kumutwara ntumubone, ariko kubera ko waje hano uzamubona, ubona umubyeyi, ubona umwana. Niko byagenze. Nukuri mwarakoze, ndabashima kandi ndabakunda. Imana ibamhere umugisha. Amen. Kayo mashi tuyongerera Imana. Hanyuma abantu bahagaze hanze intebe zabaye abaririmbyi muraza guhaguruka. Niko bimeze, umuntu uje yicare asenge. Umuntu umwegeza atubwira ngo pastor yarinjiye mu rusengero, hari mu mupagano uvuye hanze mu kabari, arinjira imyanya yose yasize n'abantu babiri, umupagani nande na pastor. Pastor baramubwira ngo rero ngwino wicare. Ura mupagani agire gute? Ahagarare. Aravuga ngo kugira ngo nicare. Ura mupagani niwe Yesu akenewe, naza yicare kuko ngewe Yesu yarambonye. Siko bimeze. Ubwo rero abantu bari hanze muze mwicare mu izina rya Yesu. Kadukomera Imana amashi menshi cyane. Reba umuntu mu maso umubwire ngo ntunyishinge kuko ikibazo dufite ntabwo ari kimwe. Ikibazo mufite ntabwo ari kimwe. Wowe waje wateze, undi yaje na vewe utayiparitse hanze hariya, baragusohora mu bukode, undi arara muri etage. Murebe mu maso umubwire ngo ngiye kwigwanaho ubwanjye. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Katwongere turamburira Imana amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Ni igitangaza pe, ko Yesu yanshishije umwuka we wera, ni unyobora uzangezi wanjye. Zamura ibiganza byawe, subiramo aya magambo avuga ngo Mwami Yesu, nizeye imbabazi zawe, uyu mwanya mbabarira gukiranirwa kwanjye kose. Ndi umunyabyaha,
ndi umunyantege nke, nakoze byinshi kuva mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi, ntabwo nakiranutse uko bikwiriye, nkuraho igisuzuguriro cy'icyaha. Umva Satani, guhera uyu mugoroba igihango nari naragiranye nawe ndagisenye mu izina rya Yesu Kristo. Ndi umwana w'Imana, ndashaka gusohoka mu cyaha, ndashaka kwinjira mu bihe bidasanzwe. Igihe nagukoreye Satani kirahagije, ni kenshi umbabaza, uyu munsi ntabwo uzongera kumbabaza. Mbaye icyaremwe gishya. Mwami Yesu, shyira umugisha ku izina ryanjye. Ndashaka kuba inyenyeri muri famiye. Ku musozi aho ntuye ngomba kuba inyenyeri. Ibyanjye byose Satani yatwaye, uyu mugoroba agomba kubirekura. Ubuzima bubi ndaburambiwe, guhora mpfundikanya nabihaze. Ndashaka igitangaza giturutse ku Mana. Ndashaka kubohoka mu izina rya Yesu. Gukorera ubusa ndabihaze, kuvunikira ubusa ndabihaze, gucururiza ubusa ndabihaze. Igisuzuguro Satani wanteye, imbaraga z'ubugwayi zigenderera umuryango wanjye, uyu munsi wa none zigomba gusohokamo. Umva Satani, ndakwihakanye n'ibyawe byose. Njyewe ubwanjye tandukanye na karande yose igendagenda ku buzima bwanjye. Karande iturukaho mvuka, iturukaho nashakiye, ituruka mu bisekuru. Umva karande, mvugane nawe. Uyu mugoroba ugomba kundekura. Ndi umwana w'Imana, nzakomera, nzagera kure, nzatunga amafaranga, nzinjira mu isezerano ryanjye. Wa buzima bubi we, uyu munsi ndaguhaye. Vugana n'Imana mu ijwi rituje, ubwira Imana icyaha kikugoye. Shantala bose teyama. Vugana n'Imana mu ijwi rituje, ubwira Imana icyaha kikugoye. Ese ni icyaha cyo gusambana kikugoye? Bwira Imana ngo mbabarira. Ese ni ukujya mu bapfumu? Ubwira Imana ngo mbabarira. Ese ni ukwikinisha? Ubwira Imana ngo mbabarira. Icyaha wakoze kigutandukanya n'Imana urakizi. Horekata ya masata, hombeka amaso yawe uvugana n'umutima wawe. Wagiye mu bapfumu, ubwira Imana ngo mbabarira. Mugore wawe waramutaye ujya ahandi, ubwira Imana ngo mbabarira. Amagambo atameshe muri telefone yawe akoze Imana isoni, ubwira Imana ngo mbabarira. Mukobwa, icyaha wakoze urakizi. Musore uri hano, icyaha wakoze urakizi. Yesu arashaka kukubohora. Mbere yuko twinjira mu wundi mwanya, ntabwo Imana yaguhana isezerano n'ubusambanyi. Imana ntiyaguhana isezerano no kwikinisha. Imana ntiyaguhana isezerano no kujya mu bapfumu. Hojetere boshekete ya masete. Vugana n'Imana. Thank you Lord, thank you Father. Niwumva utsinzwe uzamura amaboko yawe. Niwumva utsinzwe, umutima wo kubwira ngo uratsinzwe, uzamura ibiganza byawe. Akira imbabazi z'Imana. Wowe utsinzwe muri uyu mugoroba, Imana iragukunda. Wowe utsinzwe muri uyu mugoroba, Imana iragukunda. Cyatumije Yesu amena amaraso n'ukubera njye nawe. Akira imbabazi z'ibyaha byawe. Uko wumva utsinzwe uzamura ibiganza byawe. Sheria mama, Mana nyiribihe we, tubabarire, turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya. Abagabo twaracumuye, abasore twaracumuye, abakobwa baracumuye. Ninjye wakwicishije, nakoze ibibi abari wowe upfa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwasa. Sinzibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa.
wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye, wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Wari wibereye papa, wari wibereye mu mutuzo, ijuru ryose rigusingiza urudaca. Ninjye wakwicishije, nakoze ibibi abandi bumva, sizibagirwa ukuntu wakozwe n'isoni, ku manywa bakwambitse ubusa. Ninde wakwemera kwambara ubusa mu ruhame k'ubushake bwe? Fata uwo muntu mu kiganza, uhombetse amaso yawe, sorry, fata uwo muntu mu kiganza cyawe, mubwire ngo impamvu ukiriho, Imana igukeneyemo umusaruro wo kuyikorera. Mpamvu ukiriho mama, mpamvu ukiriho mugabo, mpamvu ukiriho mukobwa, mpamvu ukiriho musore, Imana itegerejemo umusaruro wo kuyikorera. Hari abakobwa bakurushaga uburanga bo baratashye, hari abagabo abo bakurushaga uburanga bo baratashye, hari ababyeyi bakurushaga gutunga amafaranga baratashye. Vugana n'umutima wawe muri uyu mwanya, ndakwinginze aho ngaho, vugana n'umutima wawe. Oreya mashata yabasi abakareya moshi derebosi ya mama. Oh Jehova Rafa, vugana n'umutima wawe, bwira Imana ngo mbabarira, bwira Imana ngo mpaze icyaha. Vugana n'umutima wawe kugira ngo tuze kwinjira mu mwanya wo kuvugana n'Imana. Banza uvugane n'umutima wawe, zamura isengesho ryawe aho ngaho wicaye, zamura isengesho ryo kuvugana n'Imana, zamura isengesho ryawe uganire n'Imana mu mutima wawe. Oh shirebo shekete ya masati ya bos riabo teke reboshe. Zamura isengesho ryawe uvugane n'Imana. Imana iracyagukunda, Imana igufitiye ibambe, Imana igufiteho umugambi. Zamura isengesho ryawe uvugane n'Imana. Uzazucuye umugozi, uzabumbosha umutima we, nezezwa no kubohoka, nkabo nuko ngukorera. Yesu